Haleluya. Arerekwa. Agira gute? Arerekwa. Yerekwa ngo Yesu yicaye hehe? Iburyo bwe. Ikinamaze. Haleluya. Ikinashinzwe wacyumvisha. Yicaye hehe? Iburyo kugira ngo utagira ute? Kugira ngo utagira ute? Utanyeganyezwa. Nguko uko Yesu ateye, twabonye amaboko ye, twabonye ibitangaza by'Imana. Hari itorero nayoboye ryabagaho intebe ya chaise moderne ikiza indwara. Urikumva? Intebe ya chaise ikiza iki? Nitabye ku Karere barambaza ngo ibyo bintu mubamo ni ibiki? Ngo ubwo abaganga bari babuza Haleluya. Ereza Imana icyubahiro. Mbwirira mugenzi we mwicaranye umubwire ngo bwira mugenzi we mwicaranye umubwire ngo Imana izakurinde kurindagira mu nzu y'Imana. Abaririmbyi bo hambere bagiye baririmba ngo mu nzu y'Imana ni heza. Haleluya. Hatonyanga iki? Iyo turi mu nzu y'Imana, Imana ibiri mu kazi. Umere Imana icyubahiro. Haleluya. Ifata ibintu bidafite ishusho ikabiha iki? Buri hari abantu bazi ngo Imana ni nk'ikintu cyananiranye kibiyo hejuru kidakora. Ariko Imana yacu igira ite? Irakora. Haleluya. Imana igira ite? Imana irakora. Ubu ngubu muba muri mu materaniro nk'uku, Imana ibiri mu ki? Ibiri mu kazi. Nabonye abamarayika batatu hano, ariko ngo baje ku itariki ya 4 z'uku kwezi. Niko bambwiye. Baje ku itariki ya 4 z'uku kwezi kwa 12. Bazagenda kuri 26 z'uku kwezi. Hanyuma rero bari bafite akantu kameze nk'ingorofani gafite amapine ariko gateretseho umunzani. Noneho uwo munzani nta muntu numwe batagezeho, bari kugupima. Hanyuma umwe yandikaga, undi yarafite akantu kameze nk'agatenesi dutenesi tw'abana bagendana, akakomeka ku gutwi k'umuntu kagafataho. Noneho arambwira ngo uyu munzane ngo turi gupima imirimo abantu bakoze. Imiki? Imirimo abantu bakoze. Hari umugore uherutse kurota, arota ngo yarari hakujya y'inyanja, no undi ngo yabanye umugabo uri hakujya y'inyanja, none ngo nundi nawe ahagaze. None ngo uwo mugabo aramuhamagara ati banguka ambuka uze hano. None undi aramubwira ati se ndambuka gute kandi nta bwato buhari? Undi aramubwira ngo reba ku ruhande rwawe. Arebye ngo aramubaza ati nta kintu ubonye? Undi ati mbonye ibitabo 2. Undi ngo bitore ngo bifate usome ibyanditseho inyuma. Yitwa Siperata. Ngo asomye inyuma abona handitse ngo imirimo ya Siperata. Hateyeho vi. Akirambika hasi. Afashe ikindi nacyo sanga cyanditseho ngo imirimo ya Siperata ariko nta vi iriho. Ngo aramuhamagara ati none se ko ndeba igitabo kimwe cyanditseho imirimo iteyeho vi ya Siperata, ikindi kikaba kitariho imirimo cyanditseho imirimo ya Siperata nta vi irimo. Ngo uwo mugabo aramubwira ati iyo ni imirimo, icyo gitabo ubonye cyanditseho imirimo ya Siperata iteyeho vi ni imirimo wakoze uyikoranye urukundo. Hereza Imana icyubahiro.
imirimo yabera murekeraho. Hanyuma aramubwira ngo iyo mirimo yindi nayo wabonye ni imirimo wagiye ukora bagushyizeho agahato muri korari utinya ko bazaguhagarika, akaba ari cyo cyagitumye ukora. Hanyuma aramubwira ati rero fata icyo gitabo cyanditseho imirimo iteyeho vi utangire uyisome nirakwambutsa. Bwira mugenzi we ngo uzambutswa n'imirimo wakoze. Ibi bana babwira ngo abakene mu Mana umuntu udafite imirimo no kwinjira mu ijuru bizagorana. Si byose nagiye mwiyerekwa hariya hejuru. Yesu yo ndabasanga abapasitoro bazicara he, barambwira ngo kuna akajagari kaba hasi wanyiyo. Niko bambwiye. Kandi ubwo ijuru ngabona huzuyemo abantu. None se nkatwe abarimu twa tuzicara hengaye n'amatiko yo hasi yo. Dufite abantu bakorera iki? Imana. Haleluya. Dufite abantu bakorera Imana. Iki nicyo Imana yabwiye riti mvana iryo tiko, ufite abantu ibihumbi birindwi tigeze bapfukamira nde umere Imana icyubahiro. Ngo aratangira arasoma ngo ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 11 2010 siperata yagemuriye umuntu muri sehashika ngo umuhanda ukajya ugenda wishushanya hejuru y'amazi. Haleluya. Ngo aragumisha arasoma umuhanda ukajya ugenda wishushanya. Hanyuma ngo yarangije gusoma ya mirimo ye, inyanja ageze mu nyanja mo hagati hagarariraho. Ngo aramubaza ati se kwirangiye? Undi ati ntabwo uragera inaha, subire iwanyu ujye gucumburiraho wagize ute. Aha wacumbikiye mbwirira mugenzi we ngo cumburiraho wagize ute. Imirimo y'abari zagira ite yo bakubwiye Imana. Buriya rero hari abantu nkunda cyane rero mwarimu, buriya aba bantu bawe ari nk'ibishoboka nabiba mbiba mwebwe nkabatahana bashyira nko mu kabati nkafunga nkaza mvuga ni wowe vuga numve, ngira nkagukingirana kugira ngo atazagira umuntu kuzanaho n'akajagari. Nimba hari ikintu gikaze umuntu wese uzakuzanaho itiku ryose uzamanza uperereze kari umunyama hari umujyi. Ibintu byose wakora ngo abanga Imana nibagire gute bazapfa no ku bituro byabo ntawe uzahana. Ntabwo bibuka. Aya abantu bigira cyone abantu bigira ameretse kugenda mu modoka araho geza hitwa ku kirenge harimo umugabo igenda arasahinda hera ku giti cy'inyuna sahinda avuga ubusa ngo Imana ngo iyo Mana ngo se twigwa tunywa ngo itareba ngo tugasambana itareba. Hagenda aravuga jya kumva numva abapfunka we nabo baravuze. Tugeze ku kirenge ndamubwira niceceka rero nanjye ngiye kuvuga. Arahindukira arandeba yarazi ko imodoka yose ari ugize ute witegeka. Ndamubaza ntugira ishyamba, ati ishyamba bwoko ki nibi biti turi kureba, ugira ishyamba wowe? Ati ndarifite. Abantu baraye bararinyamo ufitanye nabe bibazo. Reka da namubwira ni rero iyi si imaze nk'ishyamba. Abapagane nkawe bigwa batobanga iyi si nta kibazo Imana ifitanye nabo, kuko Imana ituye ahera. Nkuko aba bantu bigwa bangiza ishyamba ryawe ukaba udafitanye ibibazo nawe, niko nawe udafitanye ibibazo nawe muri ayo mateko yawe. Ariko Imana, haleluya, yo turi mu nzu yayo ibiri mu kazi muyimpera icyubahiro. Buriya niba Imana iri kuvuga
buri Imana imaze kuvuga ngo niba urimo hano ibintu waburiyishije, iyo ni sharije y'Imana. Ntibinakureba ngo iramugeze ngo ntago bikureba, ntago bikureba. Ibintu byo gutanga amashusho byo guha ibintu inzira bireba Imana, ntago bikureba. Uko bimeze, uko byubatse kandi naho ubundi Imana ni hatari. Nuko rero tutarete baramubwira ati genda usubirayo ucumbire aho wari wacumbikiye, niwiyangira uzahera hakurya. Kwiye gucogora gukora neza, kuko igihe nigisohora tuzasarura tutaguye iki. Bavuze ibintu byo gusenga, kamvuga ibintu bibiri nibutse. Ubu abazimu binjiye mu Rwanda, baragenda bibasira ikintu bita ingo. Ingo baragenda binjira mu nzu y'Imana ahantu hatandukanye, ukajya kumva umuntu wasezeranye yaravuze ngo na amasezerano Imana yamuhaye yakoze divorce. Uriya service za MTN, shaka kwinjira muri Mobile Money, umanza gukanda ku kanyenyeri. Ndabashya uzamanza ugwe gurebe reko bifa kumanza iki. Hari umudamu w'igisenyi yari afite umugabo gica, umugabo yaramuhemuye, ajya ku musozi agahora asenga. Mana koko umuntu wakijijwe, umuntu wabaye umuntu w'Imana pe, ubu koko uragira ngo rusenyuke. Imana iramubwira ngo mwana wanjye, ntago umugabo wawe azapfa atabonye agakiza. Umere Imana icyubahiro. Icyo ni nacyo kintu kijya kinyeganyeza Imana ngo igaseka iyo umuntu umwe yihanye. Mu ijuru bagira gute? Baranezerwa. Hanyuma ngo yari yaje inaha, umugabo yuriye moto, imodoka ibirabakubise, abaragaramye arapfuye. Haramuhamagaye aragiye n'igisegi, baramubwira ati umugabo yapfuye. Yibuka ijambo yavuganye n'iki? Imana. Apana divorce. Yibuka ijambo yagize ati haragende gwageze aho umurambo umugabo uri. Haleluya. Ni ibintu byose bya MTN nutamanza akanyenyeri uzagumisha urindagira. Hari n'imibare y'ibanga bakubwira ngo urayishyiramo 5 ubundi tubifunge. Siko bimeze? Haragenda abwira umugabo, niko mugabo wapfuye ute? Wowe Yesu wabwiye ko azafata kijijwe, warangaye none akaba arapfuye. Umugabo gwahita kanura. Haleluya. Abaza umugore ngo niko sheri ngo hano twageze ryari? Ndati wari waje gutembera ngo twitahire. Ariko yari yagize ate? Yapfuye. Umugabo avaho akiswa. Umere Imana icyubahiro. Imana yo kuzura abapfuye ikora ari uko abantu bagize gute? Barwaye, bavuye mu mwuka. Nibwo ikora. Kandi bugisukari ikora ifite icyo bayisukamo. Si byose? Isukari ikora, wabwirwa n'igize kwikora abatari badafite icyo bayishyiramo. Koko katuririmbe duhagurutse. Nishiza kureba b'Imana 327 bagize gute? Bateranye no kubabona gusa. Muteranye ibyiza. Nibyi sakure abima ana ate nanyeba unda uka herana ubaku unda
ryawe itunze ubuntu bwawe. Ari umukobwa twasenganaga yari afite impano yo gutera ibishyimbo. Impano yo gutera iki? Imana yamuhaye impano yo gutera ibishyimbo. Yafataga ibishyimbo ibyo yakamase gusa akaba ari byo yigwa atera umusukira. Haleluya. Musukagira ute? Wasangaga tumutonzeho umurongo uzaza kunterera ryari. Abasore bamutonzeho umurongo. Imana yanyeretse ko tuzabana ati mujye munshingukaho. Nabana n'abantu bose ati byashoboka. No kumbi bari gukurikira impano yo gutera iki? Yo gutera iki? Twabonye amaboko y'Imana. Yohana niwe wigeze yavuga ijambo ati wo twiboneye n'amaso yacu ntoke zacu zikagira gute zikamukuraho ati dore ibintu uratubwira reka twe twagize gute twarabyiboneye. Aza kwibagirwa ko kantu rero uwo munzane wagiye utembera ngo baje ku itariki ya 4 bazagenda kuri 20. Bari gupimanga imirimo umuntu yakoze. Hanyuma rero ko gatenesi bagashyiraga ku gutwi kagafataho kagakurura ng'ibintu wumvise byose. Hanyuma yarafite akandi kantu kameze nka biye ngo kakayungurura amasezerano wagize ute wakiriye. Imana irambwira ngo mbabwire ngo 2023 Imana izishyura umuntu wese utuye mu Rwanda. Haleluya. Umuntu wese kandi umuntu azahabwa ibikwiranye n'igerageza ati dushatse twawita umwaka w'ubwishyu. Mwaka w'iki? Uyo wo kwishyura. Kubemeze Imana izishyura. Iyi Mana rero bababwiye burya mubona mubyukira ha muri gusenga nababwiye Imana biri mu kazi. Nakishijwe muri 91 nkizwa naragiye gupagasa hariya muri ubuhitwa Rwamagana wambutse ikabuga hano bita ku Muyumbu hano zarwezaho cyangwa se zamure habahazi niho nakirishwe.
hanyuma nakijijwe gute rero? Nakijijwe narabaye ahantu mu idini ryambase, hanyuma batubwira ikintu gikomeye, batubwira ko iyo umuntu ahinduye idini abakoze icyaha bita sakirirego. Sakirirego ngo ikaba ihwanye n'ibyaha 50. Noneho ngo icyoroshye muri izo byaha ni ukubamba gutwikira Yesu mu kiliziya. Ubwo mbese ngo guhindura idini nicyo cyaho bukoze, kandi ubundi nta dini rizajya hehe. Buri muntu wese muki mu itorero abuwejejwe mbaho. Hanyuma umunsi umwe nari mvuye kuvumba inzoga urwagwa, hari muri aya masaha, hari mu masaa 9 gutyo. Hanyuma ncaharaguriye ahantu nari icumbitse muri iyo koridori y'inyuma, ngiye kuri toilette yari yubatse ku rutoki, sanga mbona ku rukoma hahagazeho umugabo afite inkota. Arambwira ati kuwa 4 nutajya gukizwa nzakwica. Saa 9 z'amanywa. Noneho ubwo subira inyuma byo kujya muri toilette babigiza gute? Ibyo byose nuko ubufite igihe. Subira inyuma mbwira abantu, ndababwira ni muze murebe umuntu uhagaze ku rukoma. Bati gwiki? Ntari umuntu uhagaze ku rukoma, ntambwiye ko ninajya gukizwa kuwa 4 azanyica. Abandi batamba bati abakigada, bati ubwo nizanya muhangazi wabo zagize gute? Zaje nimushaka amafaranga mumuhe bajye guterekera. None abantu baraza bakabaza ati seriye ni dore nguriye. Ariko haleluya, buriya hari abantu bamenye Imana. Hari umukecuru witwaga Nyirabashumba Mariya abwira aba bana, arababwira ati ntabwo nyabingi ijya yohereza umuntu gukizwa, buriya ari kureba marayika nuko twe tutagira gute. Iyo toilette nayicitsemo nongeye kwigarukamo nk'amezi 3. Kuwa 4 koko bigeze, kuko yari iri inyuma y'inzu twararagamo, urukoma rwakoraga ku mabati, nkavuga intaraje. Imana ifite imbaraga. Haleluya. Imana ifite iki? Imana ifite imbaraga. Mu mezi yashize nari nicaye mu rugo muri salo ndi gusoma Bibiliya, waba ufite n'akaga hano ukaba waje guterana utagira Bibiliya. Bibiliya ni ijambo ry'iki? Ijambo ry'iki? Bwaba bita Dawidi yasenze Imana. Haleluya. Ngwabona itara ryaka kure, uko agenda risatira, uko agenda agegera, ngabona rihindutse igitabo cyandi, ngwabona ngo ni ijambo ry'Imana. Aravuga ngo ijambo ryawe Imana ni tabaza ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira zanjye. Mere Imana icyubahiro. Noneho rero nari ndasoma Bibiliya mu rugo, hanyuma ntuye kunzira abantu barasuhuza, barabasora 3 bambaye amapantaro y'umukara na supresse z'umweru n'amashati ya karokaro magufi areshya niyo wambaye. Barasuhuza, bari bahetse ibikapu. Muraho ntiyego, ngira ngo bakomeje baragenda. Hanyuma ngiye kumva numva basuhurije mu rugo, ndagenda ndasohoka, ndagenda ndabasuhuza, ndababaza intamakuru. Bati ni meza. Se muri abanyeshuri? Nafite umuhungu wiga hano muri Kiste, ariko yararangije, ngira ngo n'abanyeshuri bigana nawe. Ndababaza se muri abanyeshuri batoya? Ni karibu mu nzu. Ndavuga ngo nabaki? Nabashyitsi. Hanyuma rero bageze mu nzu bicara muri salo, ndababaza ni none se muri guturuka he? Barambwira ngo tuvuye mu ijuru. Nuko basubije. Bya bikapu hari imifuka iri inyuma, ndebye mbona igikapu kimwe cyanditseho ngo uburyo bwose bwo gusenga. Ibintu byose wabamo, ibintu byose uzabamo udafitemo umwanya wo gusenga bizagusenyukiraho. Ego ko birasenyuka bikavaho. Ariko nabonye
nta munyamasengesho ujya usenyuka. Hanyuma ikindi mbona naho hateyeho icyapa cyanditseho ngo intwaro zose z'Imana. Uwa gatatu yari afite agenda yanditseho ngo imvugo y'umwuka wera. Hanyuma uko bakwiciye muri salo bankuramo ubwenge niko nabivuga, ngiye mu cyumba turyamamo sanga bahagazemo. Mbasize hehe muri salo. Kandi bora abasore b'abayumba. Noneho ndagaruka mbanyuraho njya hanze, nanone sanga bihagarariye hehe hanze. Bari abamarayika b'Imana. Noneho turicara turaganira, baranarara. Baraharaye. Baje saa 9 muri aya masaha siko nababwiye. Bararara baje ari kuwa gatanu bararara. Kuwa gatandatu turigwana. Ariko nijoro twajya kuryama tukabasiga muri salo. Noneho ngajya kumva ngumva basunitse urugi bakaza bakatwicara hejuru, mwumva uburemere bwabo bumeze nk'aka kantu, ni nk'agapamba katuri hejuru. Hanyuma ku cyumweru nicyo kintu cyambabaje n'uyu munsi kifite mu mutima wanjye. Ariko nibo babiteye. Sinagira n'akenge namba ko kubabwira ngo tujyane mu materaniro. Mbasigaho njya mu materaniro, cyende mwarimu. Hanyuma ngarutse sanga bagiye, ariko ibikapu barabisigana ya agenda. Ibikapu ndabiterura, cyari ibikapu by'umukara bisanzwe. Ndafungura kimwe narafunguye, sanga harimo tubiswi tumeze nk'utunyuguti gipakiye. Ariko ubwibyo babyerekana kuba ari utubiswi, niyo maso nari ifite. Kwani nige nanone marayika yigeze kuzi wanjye asa n'iki gitabo. Afite amaso y'umutuku yabirindutse. Arasuta mwiriwe yemwe ntiyego. Amakuru ni meza. Wamenye nturi diamond. Baba batuje ari abanyamahoro. Ikizakubwira umuntu w'Imana azarangwa no gucabu. Arambaza ngo none se ngo kuki umbwiye ngo ndi diamond? Inusa nabo. Ati reka da, ati ntabwo ndi diamond, ati nge ndi marayika w'Imana. Naba marayika w'Imana barera. Kandi ntabwo bagira amaso nk'ayawe. Usuko najubije? Yarambwiye ngo ukundeba ntabwo ari kosa, ngo ahubwo wowe ngo mu bwonko bwawe ngo nikosa. Niko yambwiye. Yarambwiye ngo uko mubona se ni ahubwo mu bwonko bwanjye ni nge sako, ni nge amaso yatukuye, ni nge sa n'igikara. Ntangarira Imana. Ambwira ibintu, arangije kumbwira ibintu acaho aragenda. Ibi rero by'abamarayika bavuga byose biza bingora. Nigeze kuza hariya muri gare, babamo hariya muri gare Nyabugogo. Hesangamo umukarasi, yari umukarasi muremure yambaye ikote gikacya, arambaza tugiye Cyangugu nti, aragenda azanira itike. Arangije yicara muri Omega. Noneho imodoka isohotse ahita kingura urugi, wagenda yifasha cya. Kandi imodoka yaragenda ukabona wari kugenda nk'ikimonyo, ukabona mbese ni wiyitegeka ni ufite imbaraga. Arambwira ati nimugera ahantu bita ku Kamonyi murakora impanuka, atari kubera ko turi kumwe, ati ntayiba. Nari Imana icyowe. Mana ni yo murizi wawe wo kwizerwa, niyo gicu cy'iburyo bwawe yoraho, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira. Imana, haleluya, niyo murinzi wawe. Hari umugabo witwa Farawo yari afite abajepe. Ngabaki? Afite abajepe bamurinda, ariko marayika yaramanutse mu gicuku mu Egiputa. Baramubonye se. Yarabatikuye
bucya abantu cyitwa ifura cyose amahirwe Farawo icyatumye Farawo arokoka nuko yaravutse ari uwa kabiri atari ifura nawe aba yarapfuye. Ndikubyumva none amanuye icyapa hano biti Gosheni. Haleluya. Cyapa marayika araza aragishinga ngo umuntu wese abaga umwana w'intama amaraso usijya ku nkomanizo z'iki tangazo bararyubahiriza. Hanyuma abandi bagomeza muri byanararaye ngo nibyo abarokore birangira kabiri. Nuko abahungu rero baragenda ibikapu narafunguye kimwe sanga kirimo biswi z'utunyuguti ikindi ifunguye sanga harimo uducupa twa periserine tumeze nk'imiti. Igitabo cyo nararambuye nsanga ni igishimo cyo cyanditseho imvugo y'Umwuka Wera. Buriya iyo twicaranye ukavuga indimi mba numva icyo bivuga cyo wavuga byose ndabyumva kuko icyo gitabo nakibonye. Ariko ibyo ntabwo bikuraho kurimbuka. Ko wakumvise ntabwo bikuraho kugira gute ngo nubwo wagira impano zose ukimura imiso udafite uko byubatse. Imana dufite ubuhamya. Nigaga Igisenyi ndasohoka mu ishuri muri 2019 ntaje gusohoka umugabo araje afite ipendo abaririmbye amapendo ari kugenda bavamo. Ndabeshya amapendo ari kugenda agira ate nyamara Yeremiya arandwa ngo mubaririze inzira z'abakera turaburana imbago z'abaki. Buri umuntu ashatse kuguteranya n'umuturanyi wawe yarandura imbago si byose hose haba habaye mukwa. Mbona araje yarafite igiti gikwikiyemo ipendo kireshya nka gutya none hakwikimo za pendo zigeze kwaduka zimeze gutya. Araza arambaza ngo none se muratashye ntituratashye. None se ngo wamenye ko murakora impanuka. Yari yambaye amatiriningi ya Didasi ariko ubona ashaje. Namubaze nese uri guturuka he? Harambwira ati ngewe iki kigo ninjye giyobora. Ati nshinzwe ibintu bikorerwa ahangaha byose. Ndebye sanga yambaye rugabire n'amatiriningi ashaje. Ndavuga nibyo byose uyu muntu ashobora kuba ari umuntu bazanye ngo ajye yasiriza abantu inkwi abanyeshuri inkwi bikaba byaramunejeje akumva ari nko kuyobora ikigo. Uko natekereje nk'umuntu nawe kandi niko watekereza. Apunda mwihorera. Turasohoka nawe dusohokaho na rwa ruti rwikiyemo iki ipendo. Turagenda tujya gutega muri gare y'Urubavu nari kumwe na pastor witwa Sibomana twariganaga icyo gihe. Turagenda dukatisha amatike kuri Nairo Safari. Hanyuma tugeze mu modoka na wa undaraza na rwa rutigwe icaramo. Maze kwicaramo batwatsa amatike kuyakata we ntayo bamwatse. Turaza tugeze Musanze ndavuga ariko uyu mugabo twavanye kambwira ko ayobora ikigo none akaba afite iki giti gikwikiyemo iki gipendo none yaba ari buze kutubirindura. Mbwira pase ndababwira ni reka imodoka tuyivemo twigire kwitegera indi. Pastor arambwira ati nta kibazo ama amafaranga ndagenda nkatisha kuri Fidelite Musanze. Hanyuma ndaza ubwo nzanye itike yanjye ni ya pastor. Hanyuma twinjiye mu modokari ngiye kubona mbone nawe wavuyemo na rwa ruti. Arambaza ati se ko muvuye muri iriya modoka mubitewe n'iki? Ndamubwira turashaka kugenda muri iyi ni kandi wavuza yuko turakora impanuka. Niyo mpamvu tuyivuye mata ati mugende ati murayibona hirabera aho yagombaga kubera. Nawe araza yidomekamo.
turaza diridira abagibyo za Musanze tugeze ahantu epfo mu Kivuruga. Imbere yanjye muri iyo modoka ya Fidelite hari hicayemo umukobwa wagiye ku kigo cy'amashuri ahatwara umwana bishoboka ngo ko yaraje kumurangira akazi hano muri Kigali. Wa undi wamutumye umukozi aramuhamagara aramubaza ngo wamubonye se? Undi ati namuzanye ariko niwabo nibarabutswe. Iryo yavuze rero ni ry'impanuka yari igize ite ishingiyeho. Kandi ujye uvuga make ayo uzagira ute. Ubu ndi kwihana kutajya avuga ibintu ntahagazeho, kugenda ngerageza nkabyivanamo nkavuga inkuru nagize gute nahagazeho. Turaza tugeze hejuru muri Buranga ahantu hari urwibutso. Ntumbaze ukuntu amakuru yagiye. Iki gihugu cyacu gifite imbaraga. Niba kubaza igihugu gifite imbaraga n'u Rwanda uzabishyiremo. Tuba dukubitanye na pandagari, dukubitana na cya kimoto, dukubitana na kakavatiri. Bavugije ifirimbi ya modoka baragira gute barayihagarika. Bakurikiranye wa muntu wavuze ngo yamutwaye nibagira gute ngo nibarabukwa. Baba barinjiye abahungu. Umuntu wavuze gucya na gucya ninde tudore guwo buri wese agakiza amagara. Tuduno batuhaguruka haguruka. Naho ubwo kumbi Satani abafite ukuntu aregeranya ibintu bye. Imodokari iri muri ayo makorose ya Buranga murahabona niho yahagaze, hanyuma inyuma haturuka indi itazi ko imbere imodoka yahagaze kuko impanuka yari igiye kuba. Noneho abapolisi bayikubise amaso bavuza ifirimbi, ariko kubera ko yari yamariyemo wa biranga byanze, wa muntu wa undi nise umusazi asunika ikirahuri yari yicaye ku ruhande afata cya giti gikwikiyemo ipenda kimodokari isubira inyuma. Yagitunze imodoka isubira inyuma. Umene icyubahiro. Haleluya. Noneho na pandagari yari yaragura arayisunika, agasunika yibereye mu modoka yegera mu mukingo. Hanyuma habonekamo inzira ya yindi iciyemo arangije arambwira ati baya ati deni manuka ngomba kubera ngaha. Ararigita ndamubura. Mwira mugenzi ngo ntabwo uri wenyine ufite izikurinze. Haleluya. Hari ijambo Elisa yabwiye umugaragu we, aramubwira ati Imana nikufashiriza. Ubu ngubu Imana iguhumuye amaso. Wareba ingabo zikurinze wowe, vuga njyewe uti wowe. Wareba ingabo zikurindi yanyuma iri nko muri Zimbabwe. Iki kibuga cyose uporotejwe n'ingabo hirya, ugasunika hirya ukagera hirya, urinzwe n'ingabo nyinshi cyane zitabarika. Haleluya. Kadusome ijambo ry'Imana ne kurondogora. Some ijambo ry'Imana ryanditse muri Matayo, ubutumwa bwiza bwa Matayo. Imana ifite imbaraga. Haleluya. Imana ifite iki? Matayo ibice 4 murongo wa 12 tugeze kwa 17. Matayo ibice 4 murongo wa 12 kugera kwa 17. Iri jambo amagambo y'Imana bugenda yakunda. Abantu bagiye bandika ibitabo bigata agaciro, kandi bakaba batware bagahitinga bikarangira, ariko nyiri iki gitabo ni muzima. Haleluya. Araza akakidefanda, kandi ntekereza ko hano habaye iminsi mikuru nta muntu mwarimu yakwemerera akavuga ijambo rivugwa n'ukuri aho hantu. Ndabeshya se? Ariko Imana yo ijya yemera ko tugira gute duhagarara mu kimbo tukagira gute. Kandi ndanashimira n'Imana ubu ngubu abantu tujya tujyana ibibazo ku mirenge tugatonda umurongo uko twahageze. Ariko Imana yacu hari naho birarirana. Imana yacu abantu bose iyo bavuze yumvira rimwe, muyimpera icyubahiro. Twabonye amaboko y'Imana, reka dusome
Yesu yigishiriza i Kaperinawumu. Yesu yumvishe ko babohesheje Yohana, aragenda i Galilaya, yimuka i Nazareti atura i Kaperinawumu, umudugudu uri ku nyanja mu rugabano rwa Zabuloni na Nafutali, ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo mu gihugu cya Zabuloni na Nafutali hafi y'inyanja hakurya ya Yorodani ni Galilaya y'abapaga. Abantu bari bicaye mu mwijima babonye umucyo mwinshi, kandi abari bicaye mu gihugu cy'urupfu, mu gicucu cy'urupfu no mu gicucu cyarwo bamurikirwa n'umucyo. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Aya magambo ndashaka kuvuga kuri Yesu uburyo yimutse. Yimuka, namwe mwumva ahantu yimukiye. Ahantu yari ahunze ni ahantu bari bishe Yohana. Amaze kumenya ko bamwishe arahimuka, nanone ngaho yimukiye asanga niho urupfu rutuye rwarahashyize n'igicucucucu, nguko ukuntu yimutse. Kandi iyo bavuze Yohana, ngo Yohana bamuciye igihanga, ni cya gihe uba ugifite umutima udashobora kugira gute kwihana. Icyo bisobanura udagishobora kwihana, udashobora kubona amakosa ukora n'ibindi. Buriya nabonye ibintu ngiyewe bikomeye. Muri icyo gihe nakizwaga, naje kugira icyifuzo, ambwira Imana, ndayibwira inti Imana rero ndifuza ko uzanyereka mu ijuru. Ntago nagiyeyo nsinziriye cyangwa se napfuye, n'ubundi abantu bazajya mu ijuru ari bazima, kandi n'abapfuye bazamanza bazuke. Ndabyibuka hari mu masaha yegera umugoroba saa 12, abapagasi, mu buzima bw'abapagasi murabuzi, cyangwa se nk'abantu bakora akazi gaciriritse inaha, hari igihe ataha yabona nk'utubaho akaba ari twakoresha kugira ngo ashobore kugira gute kurya. Icyo gihe rero natwe nubwo buzima twabagamo. Hanyuma nari nashenye amahwa yitwa imishubi, niyo nari ndonda kokora, nyatetse. Nta safuriya nagiraga, nari ntetse mu cyungo, ntetsemo amateke n'igitoki nabivanze. Noneho haba haje umugabo wambaye ikanzu, afite imbahe ebyiri za gereveriya, haraza aradusuhuza n'abandi bapagasi twabanaga. Noneho aravuga ati muraho, tuti yego. Hanyuma arangije imbaha zegeka ku rukuta rw'inzu hanze twari dutegetse mu mukingo, arabaza ngo umuntu ushaka kureba mu ijuru nindi. Ndamusubiza nti ni ngewe. Noneho abo twari kumwe ntago bari bakijijwe, afata zambaho abarazishinze gutyo, arambwira ati rero ararushinga, rushinze rurahagarara nta kirufashe. Buri Imana ifite ikoranabuhanga kandi no kweye. Arambwira ati rero uhagarare urureba gutya, utareba iburyo cyangwa ibumoso. Nawe ashingurwe, nawe ahagararaho. Noneho ndebye mu biganza bye yari afite akantu kameze nk'indumane cyangwa akangana n'igipeso, abagize gucyarakanda. Ngiye kumva numva ngo turazamuka, twagiye urugendo indege itagenda imyaka 10 ngo rurangize. Tugera ahantu mwebwe inaha mufite iterambere, abazamuka muri esanseri, twageze ahantu numva birahagaze. Arambwira ati ni ijuru rya mbere. Arongera arakanda, tugera ahantu mbona ni mu gitondo. Arambwira atanga bahita mu gitondo cy'Imana, niho hahandi mujya muririmba ngo hazabaho igitondo kigize gute gihoraho. Ati kandi Imana yagushize mu buzima bw'igitondo, ibintu byose urabikora bikagira gute. Nubwo wacuruza ibitaka wayoye barabigura, kubera kuri mu buzima bw'iki Imana yabishizemo ishusho. Haleluya. Arongera arakanda, tuba duhingutse ku rurembo. Buriya bavuga Yesu ateye ubwoba, yararebaga nkabona n'imirabyo. Tugeze ku rurembo numva bari kuririmba ngo risque ta levire, risque ta levire. Numva ni ibintu byiza cyane we. Ndamubaza intese bari kuririmba ngo iki? Arambwira ngo reka da, ngo iriya ndirimbo ngo iwanyu namwe murayifite,
ngo nuko twe tuyiririmba muri ruriya rurimi ngo iwanyu namwe mujya muyigira. Ndamubwira indirimba twumve. Ngiye kumva numva aravuze ngo tunganira Imana ubudasiba yuhora uyisenga kandi uyumvire yubana n'abayo yufashe indushyi nusibe na rimwe kuyikorera yubana n'abayo yufashe indushyi nusibe na rimwe kuyikorera tunganire Imana nayo utumbira Yesu uzaba nkawe bose bazamenya kubana nawe ariko ubugome Nitabe Yesu bose bazamenya kubana nawe ariko ubugome Nitabe Yesu. Turagenda turinjira tugezeyo dusangayo imashini imeze nka ampuri mixeri yari imeze kuriya iriho amatushe. Barambwira ngo ibintu byose bikorerwa mu isi byose biri muri iyi mashini. Barambwira bati reka tukwereke uko tugusha imvura. Mbona barazamuye, mbona akayaga karahushye. Ndamubwira nti nanjye reka nkoreho turebe. Ndazamura nzamuye hamanuka urubura ahita amanura turashaka kwica abantu. Arambwira ati isi tuyifite gutya, dushatse twayirimbura dukoresheje umuyaga, dushatse nuko. Noneho reka ne kuvuga kuri ayo matushe mvuge kuri aka kantu kabicaza. Barambwira bati tugiye kukwereka ukuntu dukura abantu mu mubiri, ukuntu umuntu apfa. Murabona aba bantu bafite aya matelefone ya smartphone, iyo ushaka gusiba abantu barabazana hakazaho udukadiri ukajya ukirikaho bakazaho vi ukaza guselectiona bose bakavamo. Noneho bakurura abantu barambwira bati uyu ni umunyarwanda, uyu ni umudage, uyu ni umubirigi, bahuje itariki n'isaha bazapfiraho. Noneho bakurura amafoto yabo. Arambwira ati twe dutegereza ko isaha igera, hanyuma isaha igeze turaselectiona aho umuntu ari rukamunyuraho. Niyo utarwaye uba wigejeje hariya ku muhanda ikamyo ikagucaho. Hanyuma rero arabikora, abikoze ngiye kubona mbona abandi baracyakanuye amaso. Ndamubwira nise barakuki badapfuye. Arambwira ati abangaba rero babaye mu byumba by'amasengesho. Abahanuzi barababwira ngo Imana ibongereye iminsi yo kurama. Ati iryo jambo bababwiye ni virusi kinjira muri iyo porogaramu, yo tubyapirimye ntabwo bisohoka. Tibiranga bakasigara bagize gute bakanuye. Aha rero niho jambo ry'Imana ngo hahirwa umuntu wizeye cyo yabwiwe n'Umwami Imana kizagira gute kizasohora. Ubwo mbona barakanuye. Arambwira ati nuko nguko bimeze, bamenera ibanga. Ubu bwo mwicaye aha itariki uzapfiraho ideterminane na borune na nimero z'igituro cyawe zirimo. Niba uzahamba ukiri mu Mutara uribwiriza ukagurisha ukegera imva ya bakavuga bati nta kintu ibazo ufite
ukibwiriza ukambuka ugakomeza ukagenda naho kumbi uri kwegera imva. Muri ibyo ngo ni Yesu ufite urufunguzo ko bizagira gute umumera icyubahiro. Haleluya. Haleluya. Imana ifite ikoranabuhanga rigize gutera ihanitse, sibyo? Ubwo rero utese wagarutse ute? Ubwo hari ibyo ntayeyo. Nagarutse mu gitondo cyacyungo cyarimo amateke n'igitoki, isanga abapagasi twabanaga babiteruye, ariko nasanze bimwe banabiriye. Ko byagenze ngaruka mu gitondo ntashobora kuvuga ikinyarwanda, namaze hafi ukwezi kose ntashobora kumvikana n'abantu, navugaga indimi zo mu ijoro. Icyo gihe nari ifite ibihe byiza, najyaga guhinga. Ngaruke kuri aka kantu, nageze mu ijuru nakoreka nkavuge, nubwo nanavuze ngo sindabirondogora byose. Hari uturahuri njya mbona mu bakire binaha i Kigali tumeze nk'umutemeri. Noneho ngeze mu ijuru, hanyuma mbona barambwira bati turahuri uratubona inti. Bati y'abantu baje mu materaniro yo gusenga, marayika amanukana utwo turahuri turimo amavuta. Haleluya. Ubu mubona mwicaye buri wese arakikoreye. Haleluya. Noneho ngo uko ugenda basenga, uko amasaha agenda yegera, niko ayo mavuta agenda yengera mu bwonko bwawe, kandi noneho kakarahuri kakongera kakuzuramo ibyifuzo byawe. Haba hariho amatiku, marayika arabizamuka nabigera na hano hejuru, agashyiramo umuti. Haleluya. Agashyiramo umuti wo kwica amatiku dufite naha, kugira ngo aze kubimurikira Imana bihumura neza. Imana icyubahiro. Ubu mubona tuba twicaye, mwicaye hano mu materaniro, muricara guke ukunguku mwicaye nabi. Kwari uwicaye ameze atya, uyu uyoboye gahunda ageretse akaguru ku kandi, uriya dore yifasha atya. Marayika araza akabafotora. Haleluya. Yarangiza akabajyamo, buri muntu wese akamutunganya mu ntebe neza. Haleluya. Kuko iteraniro nk'iri abantu baba bahagaritse imirimo yabo. Haleluya. Bisabwa kugira ngo rijye kumurikirwa iki? Imana. Haleluya. Imana ikanyuzamo amaso. Haleluya. Ikanyuzamo amaso. Yo wateranye Imana ibibizi, hari igitabo bahamagariramo cy'imirimo. Haleluya. Nigeze kugenda kose ko ndi kurondogora ngera hano buriya mu gitondo iyo bavuze ngo hazaba amateraniro wenda hano saa 3 saa 2, marayika araza agahagarara hariya mu muryango n'umunzani. Nateraniye mu Kiyovu, noneho yari yawuteretse mu nuza mu muryango, ukaza ifoto igahita ifatwa igahita izamuka. Noneho hanyuma mu biro bya Yesu y'amafoto akajya agenda yihomaho. Hakaba hari marayika ushinzwe kuyatunganya. Noneho uko winjiye niko bagushyiraho utwuma turakorana na hehe nijoro. Haleluya. Ubu muba mwicaye hano haba harimo ibintu by'ikoranabuhanga bihanitse. Ni nabyo buriya njya nkunda kubabwira, buriya mwabaririmbyi mwe nimupanga amasengesho mugakora impanuka, muri mwe harimo umuvuno ufite ikibazo. Ubu bavuze ngo Perezida wa Repubulika azaza, bakabitangaza nk'ubejo, abashinzwe umutekano babaha amaze umwaka, ingegera zose ahantu hari umusazi abazwe ku buryo utamenya, bakavuga ati wa musazi wabaganga yagiye hehe, kandi iyo gahunda yazarangira wa musazi ukabona yagarutse mu mwanya.
nuko bimeze. Nukuvuga ngo buriya hari ijambo Paulo yabwiye abaroma ngo Imana ishimwe kuko igihora iturangaje iki imbere muyimere icyubahiro utarahita. Ngwino nkwereke. Ngwino. Imana yayoboye Abisiraheli. Haleluya. Yayoboye abaki? Ibaha marayika ngo wagendaga imbere. Haleluya. Noneho uko ngo yabagendaga imbere, uyu marayika aza gukurura amakuru. Haleluya. Amenya ko ingabo za Farawo zagize gute? Zahagurutse ziri ku kintu cyitwa amagare n'amafurashi. Hari amagare hakaba n'iki nibiyicayeho. Hanyuma noneho marayika afite ikoranabuhanga rihambaye. Amaze kubimenya cyo nugira ngo wari umuntu umwe, arabafata abashyira bose imbere. Wajya hehe? Inyuma. Muzi igitangaza cyabaye. Yahise yisaturamo kabiri. Aha haraka. Ngo Abisiraheli ababera iki? Kitara kicanye mu mpera Imana icyubahiro. Hanyuma ngo ibisimu byose byari mu nzira byabona icyo gitara cyaka. Haleluya. Bikavugana biti duhunge. Hanyuma ngo abinyuma hano nabo wari umwijima. Igipande kimwe cyarakaga, inyuma ari iki? Kugira ngo babarindagire. Bagira gute? Barindagire batawasatira. Inase mushingura se? Iyo bazashingura umuntu babitegura kare. Ubwo Imana yari iriho iri gucukura imva iri bubahambe. Bubahambe. Nuko byari bimeze. Sha nuko ngo barakomeza baragenda we. Mose ngo cyo bakiramufata. Kimaze kumujigitira. Ahamagaye Imana dore ko imuba hafi. Ahamagaye Imana. Imana iramubwira ngo ni iki gitumye unakira? Kubira Abisirayeli bakomeza urugendo bagire gute? Bagerere bageze no kunyanjira mubwira ngo babwire bahagarare babamba amahema imva yo kwa Farawo iruzuye. Ngira mugenzi we ngo Imana hari ibintu igiye guhamba kuri iyi saha. Imana igiye guhamba. Igiye guhamba ibintu byitwa ibigare n'ibifarashi n'ibindi bibyicayeho. Saha yabyo ndi kumva Imana irabwira ngo irageze. Komera Imana amashyi. Umwuka wera ngo aramanuka. Haleluya. Kuko Bibiliya iravuga icyo gihe bawitaga umuyaga. Ngo aratangira akora akazi ko guhuha. Imana iguhuhira ibintu byose biri imbere yawe. Arahuha ari gucukura imva y'ingabo zande za Farawo. Imana iravuze ngo muri 2023 hazabamo inzara iteye ubwoba. Iyo nzara izaba abantu bacuruza. Iyo nzara izaba abantu bakora. Kuko ni inzara yitwa ikoranabuha. Imana iravuze ngo irirahiye. Nta muntu uri muri iyo teraniro iri uzahora n'inzara. Nta muntu uri muri iri teraniro uzahura n'iyo nzara, kubera ko mbonye marayika afite inkweto zifite amasitimu. Imana ibambitse inkweto. Haleluya. Imana ibambitse inkweto zifite amasitimu. Yo masitimu afite ubuhanga buhanitse. Azirukana abazimu, azirukana abadayimoni, azirukana indwara z'ibyorezo. Iyo nzara izazana n'ibyorezo by'indwara. Abaganga bazaba bakeya. Ko Imana ivuze. Kubera ibyorezo by'iki? Indwara. Ariko iravuze ngo nta muntu uri muri iri teraniro
nushaka kuba winjiye nonaha kandagiye mu ruzi rw'Imana. Kandagiye mu ruzi rw'iki? Kandi muri 2023 Imana ngo izagaragaza umuntu uwo ari we wese uko ari. Izerekana ifoto y'umuntu. Nta kwiyoberanya kugeze gute? Kandi muri 2023 icyitwa ikiremwa muntu cyose kizamenya ko hariho Imana. Yesu rero, haleluya, ngo arimuka. Kwimuka kwe Yesu ntabwo bagira, haleluya. Yimukira ngo ahantu hari ibibazo, ngo mu bicucu by'urupfu, hano hari umwijima, hano hari ingabano zikomeye, arahagenda ngo ariko ahageze, haleluya, ngo abantu bari bicaye muri icyo gicucu baboneye umucyo. Uwo ni wo murimo wa Yesu, haleluya. Niwo murimo wande wa Yesu. Turangirije mu byakozwe n'intumwa ibice 2 n'umurongo wa 25. Byakozwe n'intumwa ibice 2 murongo wa 25. Nta muntu wahabonye ngo dusomere. Haleluya. Arerekwa. Agira gute? Arerekwa. Yerekwa ngo Yesu yicaye hehe? Iburyo bwe. Ikinamaze. Haleluya. Ikinashinzwe wacyumvisha. Yicaye hehe? Iburyo kugira ngo utagira ute? Kugira ngo utagira ute? Utanyeganyezwa. Nguko uko Yesu ateye, twabonye amaboko ye, twabonye ibitangaza by'Imana. Hari itorero nayoboye ryabagaho intebe ya chaise moderne ikiza indwara. Urikumva? Intebe ya chaise ikiza iki? Nitabye ku Karere barambaza ngo ibyo bintu mubamo ni ibiki? Ngo ubwo abaganga bari babuza barwayi bose biziraga aho ngaho bakaza bakicara ku ntebe bakagira ngo ikintu cya mbere uri umukristo mwiza ugomba kumvira ubuyobozi. Nuko rero umuyobozi wari wampamagaye yadukomfase. Nuko dusotse arambwira hano nkubwira mwari. Arambwira turabizi se. Ati biriya bintu byanyu birakora. Ati ngiye mfite ikintu cyamfasha aha. Narakivuje nanu nagiye. Ati ubu niza kizakira. Ndi yaje nijoro. Haleluya. Yaje nijoro ndamubwira genda wicare kuri iriya ntebe. Nuko arakira. Arambwira ati mwati cya kintu cyagiye. Ibi bintu bifite imbaraga. Haleluya. Turarangije. Umwami Yesu ahora ashakisha abantu bari mu mibabaro, nubwo waba wicaye mu gicucu cy'urupfu, arimuka akaza agaturana nawe. Haleluya. Ntabwo ndifuza, ntabwo ngiye gusenga kugira ngo Imana iturane nawe mu kibazo, ahubwo icyo kibazo kimuke kigusiki. Si byose? Kikwimukeho, ntabwo ari wowe urakimuka, kimuke kigende nawe ubiki amahoro. Haleluya. Kandi icyo nicyo kitugenza mu nzu y'Imana bene da. Haleluya. Nicyo kitugenza mu nzu y'Imana. Ubu mubona tuba turi mu nzu y'Imana, nta handi dukirira. Kristo n'ubuhungiro bwacu. Tugiye gusenga. Tugiye gusenga Imana. Ushobora kuba waracogoye mu mirimo, ufite ibintu wagiye uparika, ufite ibintu utagikora,
Zukuntu Imana imbwiye mwarimu hano ngo hari umupira uteretse muri penalty. Umupira uteretse urawuzi ubwo ngo ukibaza ukuntu uzaterwa ukawubura, ukabura inzira watererwamo. Noneho ntabwo Imana iwuteye ngo ugwemo, ahubwo marayika araje arawuterura awinjiza aho washakaga kugira ute winjira. Yandika ngo Imana igutsindiye igitego kitigeze kiboneka ku isi. Hari ibitego abantu bagiye batsinda ba Pere n'abandi bose. Imana igutsindiye igitego kitigeze kitsindwa hehe ku isi. Reka dusenge, muhaguruke dusenge. Tugiye gusenga Imana. Mwarimu agiye gusenga, narangiza gusenga nanjye ndababwira ikindi turasengera. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ufite ugutwi numva icyo umwuka abwira iki. Twebwe dufite amatwi ariko hari ugutwi k'umutima. Umuntu ufite ugutwi wazanye ugutwi k'umutima yabashije kumva icyo umwuka abwira amatorero. Ariko nasomye ijambo ry'Imana rimbwira amagambo akomeye, rirambwira ngo genda usohorere impumyi zifite amaso areba kandi unansohoreye pa amatwi bifite amatwi byumva. Byepfa amatwi biri hano SEGEEM. Bifurize kugira ugutwi k'umwuka mubashe kumva icyo Imana ivuganye natwe. Tugiye gusenga Imana. Ikintu kimwe gusa navuga ni iki ngiki. Paulo yaravuze ngo nako ni Imana yari ivuganye na Zerubabeli iramubwira ngo si kubw'amaboko si no kubw'imbaraga ni kubw'umwuka wanjye wera. Katuvuga ngo kubw'umwuka w'Imana Imana itugezaho ishaka. Kubw'umwuka w'iki w'Imana itugezeho Imana igize gute ishaka. Icyo ni kimwe. Kabiri, ntago mwarimu yagasoje kandi amasaha yagiye, ariko utekereze neza niba hari umunzani abantu bahagararaho tukaba twageze saa 7 nta bantu dufite. Urebe ukuntu mungana abantu bahageze saa 7. Uri kubyumva? Ikindi muhite mutekereza iryo juru uburyo ryera. Jewe nabirikodinze nabifashe gusa uburyo nabifashe sinzi ko, ariko mugerageze mujye ku rubuga rw'itorero abakristo ba hano ari amaudio mwongere mwicare mwongere muyumve. Ubwo umuntu utajya ku rubuga aranshaka mushyireho. Biragusaba ko uri umukristo hano urajya umbwira igihande n'umuyobozi wacyo kugira ngo ngushyireho, ko ntago ndi bupfe kubashyiraho. Abandi bataraba hano mugenda amaudio muyasaba abandi bayabaye. None ni ugera mu rugo wongere wicare. None ikirenze icyo ngicyo Zaburi nshya ihita ibisohora. Ninge bahereza link nkayishyira ku mbuga n'ubundi nayo muzayisabe. Hari igihe twumva ibintu tukabyumva ariko amagambo mwarimu atwigishije nayo kumva nta kindi kintu kindi urimo wumva. Ese ndabeshye yemwe? Ngenda nababwiye ngo nuko Bibiliya zikitse zitacyandikwa twakagombye kongera kwandikwa izindi Bibiliya. Rero ni byiza ko ibyanditswe byera ubuse byose nabifashe ngo nzangenda mbasubiramo duke ariko ugende wiyumvire umenye ngo mbese ubaze Imana ngo ngewe nkore iki. Ariko igikuru dukomera Imana amashyi kuko hari marayika tugendana nawe uturinda ku manywa na ninjoro. Kadusenga Imana, tubwire Imana iduha imbaraga idushoboze muri uru rugendo kandi aho twagize intege nkeya ya mirimo umva Mana yanjye se mwari cyerekanye nkabisubiramo. Nahise ntekereza ibyo bitabo ndavuga nika tubayeho ni mu bitekereza ibitabo biriho vi kandi ngo biriho vi niyo nzira. Urumva atari ibintu byinshi byo kwicara tukiyinira. Nyine nta kundi nabigenza. Ariko reka dusenge. Mwami wacu Yesu, uyu munsi ni umunsi wo kuwa 4 twabanye na mwarimu Felicien. Ijuru riteranye ryari bizi ko turi rubane. Sinamuherukaga yambwiye ko namusuye, ariko mwami nge nasanze atari n'ubwa mbere mwumvise, ariko nongeye kumwumva nongera kuryoherwa.
izina ryawe nirihimbazwe. Hanyuma y'ibyo ngibyo rero, hanyuma y'ibyo atubwiye, inyama n'umubiri n'amaraso ntago byabibika muri iyi nyama yitwa umutima ngo bikunde. Niyo mpamvu mbanje gusenga mvuga gutya ngo icyambere banza utubabarira ibyaha, utubabarira intege nkeya, kubera ko muri iri teraniro hari abantu baje bigendera gusa ariko bacyuye umugisha w'Imana, kubera ko hari imbaraga zimanukiye muri iri teraniro, kuko ngo hari marayika uzana amavuta akandi kanejeje, ngo marayika ajya asobanura ibyifuzo, ngo agakuramo amatiku yo mu isi akajyana umubavu uhumurira neza Imana. Ayiwe, ndanezerewe kandi ndafashijwe. Ariko banza wese ubu bwoko bwawe kandi ubanza ubabarira ibintu by'ibyaha, numara kutweza no kudutunganya, utugira zo gukomera muri uru rugendo, utugirira imbabazi. Ayiwe, mu gitondo nari nakubwiye ngo uze kutugirira imbabazi, none kuko za mbabazi urazitugiriye kuri iki gicamunsi. Ab'iri torero, abashyitsi n'abasangwa, tugiriye umugisha imbere y'amaso yawe, duciye bugufi mu mutima. Turakwinginze Yesu ngo bidafite umumaro ubanze ubitubabarire, amaraso yawe tweze, amaraso yawe dutunganye, kugira ngo iby'igiciro ngiye gusaba bibone umutima bibikwamo, kubera yuko iyi mitima yacu ntabwo yabika imbaraga z'Imana. Ariko numara kutweza uraduha imbaraga z'ikindi gihe, kwa kutwemereye yuko abateranye uyu munsi 2023, kubera ko tuzigamye natwe dusabye imbaraga. Muzamura ibiganza byanyu, mutere mubwire Imana, Imana tuha ibi biganza nibyo kugusaba imbaraga zo muri 2023. Uri Imana itavuga rimwe, uri Imana itavuga kabiri. Waratubwiye ngo abantu benshi ngo 2023 ngo baziba, kuko umuntu wese azagagara uko ari, uko akayungiro kagiye kumanuka. None urongeye ubisubiyemo, ariko bitorero twakugiraho umugisha, dusabye imbaraga. Ibi biganza haleluya, Mana ishimwe. Ibi biganza bishyiremo imbaraga. Uwari kuzakorwa n'isoni uzidikureho, uwari kuziba ntibizamubeho, abari kuzasubira icyaro ntibazasubireyo, ahubwo turambuye ibiganza Mwami Yesu Kristo ngo tuzirike kigufi cyo kuba bugufi bw'Imana, kandi abatahaga agaciro uyu mwanya bongere bawugire. Turi imbere y'amaso yawe, uzi ibikwiriye itorero, ubizi kurusha uko ngewe nabimenya. Icyo nshinzwe nta kindi, ni icyo ngicyo nyine ndakikubwiye. Nawe ushinzwe ikindi, ni icyo ngicyo nyine ndakikubwiye. Icyo nkubwiye kigirira itorero, icyo nkubwiye kigirira aba bagore, kigirira aba bagabo, kigirira aba basore, kigirira aba bakobwa. Duha imbaraga z'ikindi gihe. Tugukomeye mu mashyi kuko udasubiza ko tuvuze ibintu byinshi, ahubwo datuzi ibidukeneye, iby'umwuka n'iby'umubiri. Adukenura muri byose. Amashyi n'impundu kwa Yesu, utugiriye neza nyinshi. Oh haleluya, tuzigamye mu gihe cya none ndetse n'ikizaza mu izina rya Yesu, amen.